ikaze kuri Kevin TV1 kora subscribe. Hano dutangiranye n'umubyeyi ubona asama akana bisa nkaho hari umugore ukajugunye, hanyuma uwo mugore arakomeza arigendera ati n'ubundi wacyana we warumbangamiye kabishwa nkujugunye nkaba nkutaye mu manga buri urapfuye. Umukarani wari uri kwikorera amasuku hano w'umukozi niwe wagasamye aravuga ati wa kamarayika we se ni Imana ikunyoherereje ko mbonye uvuye iriya ruguru bigenze gute, ko mbonye umanutse hariya hejuru ukaba udapfuye bigenze gute. Arishima cyane, undi ari hano ari gusireyinga ati ubu umugabo wanjye agiye kujya anyitaho, si ubwo yitaga kuri kiriya cyana nubwo nakibyaye ariko kirambangamira, ubu ngiye kujya nkura abandi bagabo nabo mbarye amafaranga ariko kiriya cyana cyambuzaga ubwisanzure. Umubyeyi disi hano w'umukarani yakomeje wataka akana keya arakabwira ati uri mu maboko mazima nubwo ndi umukene ariko ndakwitaho, ubu se ni Imana ikohereje ni umumarayika cyangwa kuri akana keza k'akaziranenge. Barakwereka hano hari umugabo ari kuvuga ku kana ke bisa nkaho uyu mwana bari bajugunye ari uw'uyu mugabo, hanyuma umugore disi w'umukarani arimo kugenda afite ka kana ari kugabyinisha ariko kabwira ati uri keza nzakurera nubwo bigoye. Hahise haza ya modoka barakwereka yahise ibambara, umugabo yahise ava kuri telefone vuba vuba ati reka ndebe nkoze amabara, hanyuma ahita aza gutabara abantu agonze asanga ni umukarani uri kumwe n'akana disi abonye ari n'akana ke, yahise ahamagara ubutabazi ati nimuze mufashe abantu hano, abantu bameze nabi ubuse Mana ndagira gute kuko ndagira nte. Hanyuma yamaje kubahamagara araza ngo arebe ba barwayi uko bameze. Barakwereka wa mugore yajyaga yambara ikanzu y'ubukwe akabeshya abantu ngo agiye gukora nabo ubukwe ngo nta mugabo agira ngo ntaki, hanyuma hano hari undi bari bari kumwe nawe bakoze ubukwe kandi buko afite umugabo uri ugonze turiya kariya kana n'uriya mukarani n'uwe. Ako kanya yakiriye telefone umugabo we bari kumubwira ati umwana wacu agize ikibazo, akana ni uko nguko bakazanye ku bitaro barakavura bakitaho, bamaze kukitaho baraza baganira n'uyu wa mutwazi w'imyanda araza aganira n'uyu mugabo ukuntu akana yaje kuba yagatoragura. Umugabo ati umva wakoze cyane kundakorera umwana rwose, ati kuba yaragiye guhanuka ukamurokora wakoze cyane ukemera ukamugaganyuzanya n'imyanda wari wikoreye, uri umuntu mwiza Imana izaguha umugisha. Umugore ati ntabwo ari ngombwa kunshimira kuko nanjye ndi umubyeyi, ntabwo akana gasa gutya k'akaziranenge k'akamarayika nari kubona gahanutse nubwo ntari nzi ngo bigenze gute cyangwa kavuye he ntabwo nari kukareka. Umugabo ati si buri muntu wese uhereza umwanya abandi bantu akareka akazi ke, atari ko wowe noneho wanabifatanyije by'agahebuzo. Umugabo ati rwose sinabona uko ngushimira ariko icyo nzi cyo mu bushobozi mfite nzakwishimira nzakwitura kandi uzabibona. Reka nze ndebe ubundi tube twajya mu rugo, nta nubwo uzongera kujya gukora hariya mu myanda ahubwo uzaza kuba mu rugo ujya uradutekera. Umugore hano yavangiwe kumva ko ka kana kagihari, yararakaye cyane uwo yari ari gutekaho imitwe hano aramusiga aravuga ati na rwa rurabo ararujugunya ati kuki uyu mwana ahora mbangamira ni ibiki koko, ururabo yarutaye aho ngaho aragenda. Hano disi wa mukarani barakwereka ari kwita kuri ka kana yaje mu rugo ari kukwitaho wicaye muri salo ari kukabwira ati uri akana keza kandi nzahora ngukunda, nakubonye ari Imana ikumpaye ntabwo nari mbyiteze. Ako kanya barakwereka nyirashyano wacu yahise aza yitonganya yivugisha ati ni ibiki bibera muri iyi nzu, ni ibiki kuki cyananirwa nkijugunye cyane ngiza kikongera kikagaruka, ati none ahantu ndagutamenye ndaguta mu mazi. Wa mukarani wacu yaraje nawe arabyumva disi yabaye neza bamuhaye ikaze mu rugo, hanyuma aravuga ati mabuja araceceka aravuga ati ndakuyamye nawe, arakomeza atoteza ka kana cyane ati nkawe wajyaga hehe koko, kuki uhora wifuza kumbangamira, ntabwo wampa amahoro n'umwanya mutoya. Arakaterura aravuga ati noneho ngiye kukujugunya nagutaye mu manga urangije urarokoka ariko noneho ndaguta mu mazi cyangwa mu muriro. Hanyuma yarasohotse umukarani nawe ntiyatuza amugenda inyuma runono, hanyuma agenda gake gake atavuga kugira ngo ataza kuba yamuvumbura. Barakwereka hakuno umugabo yaratashye nawe abona ukuntu umugore atwaye umwana bidasanzwe, abona umukarani nawe ari kumwirukankaho, hanyuma umugore yaraje ati wa kana we ngiye kukujugunya hano niho hakubereye niho udashobora kuzongera
kuba warokoka. Ako kanya agiye kukajugunya yahise abona umukarani inyuma yiwe, arikangagira ubwoba aravuga ati n'ubundi ndamujugunya. Hanyuma ati nkawe uje gukora iki? Umukarani aramupfukamira ati mabuja, uyu mwana ni mwiza, ni umuziranenge kandi nta makosa agira. Ako kanya abonye n'umugabo ari kuza yirukanka ati uri gukora ibiki? Abona umukarani yapfukamye ati babarira, kano kana rwose ni akaziranenge, ati ahubwo nawe nutamva imbere ndabarohana, uretse na kano kana nawe ubwawe nta mpuhwe wantera. Uyu mwana ahora arambangamira, ntago ajya ampa amahoro habe na mba. Ako kanya umugabo yarakomeje arazamuka yirukanka, ako kana bagiye kukaroha. Umukarani ati mbabarira. Umugore yahise abona umugabo we imbere, arikanga agira ubwoba bwinshi cyane ati ibi ni ibiki? Umugabo ati nari mbizi neza ko nta mutima ugira no kuba wakwita ku mwana wanjye, rwose ntago nari ngufitiye ubwoba, nabonaga ubeshya abagabo ugakorana nabo ubukwe bwa feke kugira ngo barye amafaranga. Ahise nsobanukirwa ko icyo ukurikiye kuri njye atari urukundo cyangwa ibindi, ahubwo ni amafaranga n'imitungo. Iyo unabikurikira basi bikanaguhaza nabyo mbona bitaguhagije, rero ntabwo nkwiye kuba naba ndi kumwe nawe. Aramubwira ati sheri rega mbabarira, nawe narakubwiye mbere ko uyu mwana ntamushaka, wanga kunyumva. Hanyuma arangije ati ntabyo uri kumbwira, ceceka aho ngaho se nyine. Hanyuma arangije umukarani disi arishima kubera ko kana yari afite. Nyirashyano hano arakomeza aratakamba ati sheri wanjye rwose mbabarira, sinakubwiye kare ukambwira ko umwana, nkakubwira ngo umwana simushaka, sinabikubwiye kare ukanga kubyumva. Aramuhobera aramubwira ngo mbabarira, gusa umugabo ntago abyumva. Aramubwira ati gusa wowe ntago nakongera kubana nawe nk'umugore n'umugabo, ahubwo umuntu witaye ku mwana wanjye wenyine ni uriya, wowe ntago ubishoboye. Disi baramubwira ati uzagende wandike urwandiko rugaragaza ko wahindutse, ujye uza mu rugo ariko ntabwo uzongera kuba umugore wanjye. Barakwereka wa mugabo na wa mukarani bari baniye nk'umugore n'umugabo. Umukarani yironkeye umugabo, yironkera urugo rwiza n'umwana kubera umutima mwiza yari afite mu bukene bwe. Wa mugore yaragarutse umwe Nyirashyano yarahindutse, arababwira ati basi nkomeze mbe inshuti yanyu, nubwo nahemutse ariko nanditse urwandiko rugaragaza ko nahindutse. Nuko ati ndabona n'uyu nguyu rwose wansimbuye ashoboye, nawe namushimira cyane, yatumye ntica umuntu. Urabona n'uyu mwana yamwitayeho kurusha uko njye namwitayeho, ndamushimira cyane. Ni umubyeyi, nta kuvuga ngo ni mukeba wanjye kuko ni umubyeyi, ni umuntu mwiza. Umukarani aramubwira ati karibu mu rugo, nawe ugomba kuhaba nta kibazo nk'umuvandimwe, nawe watubereye umuvandimwe wemeye guhinduka nta kibazo. Disi nuko bamuhereje imbabazi. Disi nawe uzagira umutima mwiza niyo waba ukennye waba unakize. Uyu yari umukene ariko mu ndebere yarakize kubera umutima mwiza, kandi nibinagucanga ujye uca bugufi, kuko uyu mubyeyi nawe disi yemeye guca bugufi. Nubwo yari yahemutse byarangiye ariko urabona yaciye bugufi. Niba wakunze iyi filime kora subscribe, niba warayikoze kandi ndagushimira cyane. Wowe utarayikora ayikore, uduhereze ibitekerezo, ukore na like utubwire uko wabyumvishe. Ciao.